nk'uko mubizi ibihe turimo bya cyo cya COVID-19 ntabwo turi buze gutinda ahangaha muri rwego tudatinze tugiye gusaba perezida wa koperative agaha abashyitsi bari hano muri makeya imiterere y'iyi koperative ndetse n'ibikorwa batewe inkunga uyu munsi hanyuma tugakomeza ku zindi gahunda. Perezida wa koperative twamuha ijambo. N'abafatanyabikorwa bacu aribo Koporo-Intende. Uyu munsi turishimye cyane, tunejejwe cyane n'ubufatanye bwiza mwatugaragarije, akaba ariyo mpamvu aka kanya tunejejwe no kubagezaho ibikorwa tumaze gukora. Mbere na mbere turashimira abayobozi baje kwifatanya natwe ndetse n'abafatanyabikorwa muri rusange. Icyiciro cya kabiri, koperative yatangiye 2011 ibona ubuzima gatozi mu mwaka wa 2012. Dutangira ntako tumeze, ariko ubu turashima aho tugeze. Ubu dufatanyije n'abayobozi bacu baduhora hafi. Ubu turi abanyamuryango 65, harimo abagore 2 ndetse n'abagabo 63 kandi bakora neza bose. Icyiciro cya kabiri, ibyo dukora, koperative Kotaveri itwara abantu n'ibintu ku magare, ikaba ifite n'ibindi bikorwa bifasha kwiteza imbere. Icyiciro cya gatatu, ibyo tumaze kugeraho. Icya mbere, tumaze kwiyuzuriza biro dukoreramo ya koperative ifite agaciro ka $4,250,000. Icya kabiri, tumaze kugura intebe za plastique 100 zifite agaciro kangana $610,000. Icya gatatu, tumaze kugura ibikoresho bya biro bifite agaciro $480,000. Icya kane, gufasha igikoni cy'umudugudu muri gahunda y'imibereho myiza no kurwanya imirire mibi mu bana. Twabahaye itungo rigufi rifite agaciro $20,000, tubatiza igikoni cyo gukoreramo ndetse na sale yo kwiyakiramo cyangwa se yo gufasha abo bana kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza. Ari ahangaha niho bakorera. Icya gatanu, tumaze gufasha abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 batatu. Twabahaye ihene 2 n'intama 1, tubaha n'ibikoresho by'ibanze byo mu nzu bifite agaciro $80,000. Icya gatandatu, twubakiye abatishoboye 2, tubabumbira amatafari ndetse no gutanga umusanzu w'isakaro ku nzu yubatswe Nyamwiza bifite agaciro $45,000. Ibyo ni isakaro. Twatanze amatafari yo twabumbye 1,000 ku muturage wari uri hano hirya. Uyu munsi abanyamuryango barabyishimira, ni nayo mpamvu bateraniye ahangaha. Mu by'ukuri turashima cyane, ntabwo mwabona ibyishimo dufite. Amagare ni 28 baduteye inkunga. Noneho uko amagare yaguzwe, twaguze amagare 28. Igare rimwe ryagiye ridutwara amafaranga $120,000. Amagare 28 yahagaze $2,880,000. Tuyishyurira imisoro. Amagare 28, igare ryagiye risora $4,270, bihwanye n'agaciro $102,500. Agaciro kose kagiye kuri uwo mushinga ni $2,982,500. Nk'uko mubyumva, uruhare rw'inkunga rwari $2,744, ariko nka koperative kugira ngo igikorwa cyacu kigende neza kandi ukuntu twari tukishimiye, uruhare rwacu narwo $2,237,927 twarwishatsemo kugira ngo igikorwa cyacu kigende neza. Icyiciro cya gatanu, intego dufite, iya mbere mu kubungabunga inkunga y'amagare twahawe kugira ngo tuyabyaze umusaruro, cyane ko twiteguye ko agiye kuduhindurira ubuzima bwacu n'imibereho y'imiryango yacu. Icyiciro cya kabiri, gukomeza gushyigikira gahunda twatangije yo guha abanyamuryango ihene basigaye batarazibona kugira ngo nabo barusheho kwiteza imbere. Icya gatatu, gushaka ikibanza ku muhanda mu rwego rwo kwegera ibikorwa remezo.
iki ngiki murabona ko turi kure cyane y'umuhanda munini, kandi mu by'ukuri koperative yacu ikaba ifite ibikorwa byinshi ikora byakabaye bimenyekana cyane. Rero mu rwego rwo kugira ngo twagure ibikorwa, twifuza wenda kuba twajya nko kuri uriya muhanda munini kugira ngo bijye bitworohera mu kazi kacu. Ariko muri ubwo buryo mu gihe tutarayibona, dufite irindi shami twafunguye ry'inzu dukodesha dukoreramo hariya Kiborara mu mihanda ibiri, kugira ngo bijye bitworohera mu kazi kacu, kuko abahungu bakoresha umuhanda uriya Rwagitima munini, uyu nguyu bakawukoresha gake na gake. Icya kane, gukomeza gushyigikira abanyamuryango ndetse n'abanyarwanda muri rusange, dukomeza kurwanya ibiyobyabwenge nk'urubyiruko nyine muri rusange. Icyiciro cya gatandatu ni ugushima dusoza ba nyakubahwa abayobozi muteraniye aha n'abafatanyabikorwa bacu. Twebwe nka koperative Kotaveri turabashimiye byimazeyo nk'abafatanyabikorwa mwaduteye inkunga y'amagare 28, aribo koperative Coprori Ntende ifatanyije n'umushinga CRG. Mu by'ukuri ibyishimo byaturenze, icyo tubasabiye Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ntabwo twavanga umuyobozi w'akarere yabonye abaturage bahangana gutya, agira ngo muhe akanya gato agire ijambo abagezaho, hanyuma dukomeze ahandi tugiye. Murakoze cyane. Umuyobozi w'akarere. Murakoze cyane. Nyakubahwa abayobozi ba koperative ya Coprori n'aba koperative ya Kotaveri bahagarariwe na perezida, ngira ngo nibyo kwishimira, nubwo ibihe turimo bitatwemerera kugira ngo twishime. Abantu kera ibirori nk'ibi byabaga bifite n'itorero rikabisusurutsa, ariko ngira ngo ibihe turimo murabizi mwese, ibihe byo kwirinda icyorezo cya coronavirus nk'igihugu ntabwo bitworoheye, nagira ngo abe aricyo mperaho. Kandi coronavirus iracyahari, sibyo rubyiruko? Coronavirus iracyahari, no mu karere kacu turacyabona abantu bayirwaye, nubwo mu by'ukuri abahitanwa nayo bagenda bagabanuka, ariko tumaze kubura abantu 10 mu karere kacu kubera icyo cyorezo. Abayirwaye bagera mu bihumbi 8 barenga, ariko amahirwe nuko abayirwara bayikira, sibyo? N'ubu dufite abarwayi bagera kuri 13 bakirwaye batari bayikira. So nagira ngo mpere kuri icyo ngicyo mbabwire ngo kubona ibintu tutabyishimira nk'uko bikwiye cyangwa n'agaciro bifite, ntabwo ari ukutabyishimira komuteri, ni ugushaka kugira ngo dukomeze kugendera mu murongo igihugu cyashyizeho. So ndagira ngo rero mbere na mbere dushimire koperative ya Coprori. Koperative ya Coprori Ntende ni koperative imaze kuba ubukombe mu gihugu cyacu, kugira ngo twese turabizi. Imaze kubona ibihembo byinshi, ngira ngo n'uyu munsi niyo koperative iri ku isonga mu zikora neza mu Rwanda hose. Nagira ngo icyo kintu nacyo tubanze tukishimire cyane. Kandi uwo mwanya ntabwo ari igihe wiyishyizeho nk'umuyobozi w'akarere, ahubwo byahagurukije abayobozi kuva muri za minisiteri no muri kigo cy'amakoperative, baraza kuyishimira. Ni nayo ubu ngubu ifite igikombe cya koperative ya mbere yitwaye neza, itera imbere igateza imbere n'abanyamuryango bayo. Kuba rero yateye iyi ntambwe ku nyungu ikora, igashaka guteza imbere andi makoperative, nacyo nicyo gushima cyane rwose. Nubwo byari biri mu nshingano zabo ko amakoperative ateye imbere ateza imbere andi makoperative agishaka kwiyubaka, noneho bikaba akarusho ko muri urubyiruko. Iyi koperative ya Kotaveri ni urubyiruko. Guteza imbere urubyiruko rero ubundi aba ari igihugu uteje imbere. Noneho mukaba urubyiruko rufite viziyo
nkurikije nuko perezida wanyu yabivugaga uko mubikora ugasanga rwose mufite intumbero nziza. Ngewe hano nahaje nigeze kuhaza muri 2015 urabyibuka twaje kureba nanone inkunga akarere kari kabateye uburyo mwayibyaje umusaruro. Iyi nzu yari ntoya cyane mwarayaguye, yiyongereyeho yari na mfite ukuntu itameze neza, urabona ko mwakuze kabisa niyo umuntu abireba. Icyo gihe ngira ngo mwari mufite amagare niba nibuka yari 7 yari 7 ndabyibuka cyane 2015. So uyu munsi none mwabuze aho muyaparika. Ibi byonyine bigaragaza yuko murimo mutera imbere, sibyo? Ibi rero ubu ngubu Kotaveri mukwiye gucuka, sibyo? Kandi gucuka murimo murabigeraho nkuko babigaragaje. Mwatangiye namwe gufasha abantu uko ayo ni amasiri yo gucuka. Navuga ngo murimo muracuka. Ikwiye kuba rwo rubyaro rwa nyuma rwo konswa, sibyo? Naboneka n'abandi ni byiza, ariko batanabonetse ubu mwebwe mwagiye. Ngari mwabona iyo umuntu agiye gusimbuka harakana akandagiraho kakamutera hejuru, sibyo? Abasimbutse urukiramende cyangwa mu gifaransa yita trampoline, ukandagira kuri ako kantu kakaguha imbaraga ugasimbuka ukagera kure aho utagira utagakandagiyeho. Mwebwe rero trampoline mwarayibonye, ubu mwamaze kwitera, murimo murasimbuka. Musimbuke mwiteza imbere, muteza imbere urubyiruko rugenzi rwanyu, ariko munatekereze ngo indi koperative natwe turi munsi itaratera imbere nkatwe twe twayifasha iki? Nacyo shaka gusoreza. Urugero rwiza koperative Koporori itanze rwo guteza imbere koperative igishaka kwiyubaka ari bomwe, rukwiye kubabera urugero rw'uko namwe mureba indi iri munsi yanyu, sibyo? Mwabonye inkunga ya $2,270,000, mushobora kugenda namwe mugashaka indi, bishaka kuba nonaha cyangwa mu gihe kizaza, mugashaka indi nayo ikidigadiga hasi hariya y'urubyiruko, y'abagore, y'abasaza, namwe mukavuga mudereka tubaremere wenda 300,000. Ibyo 300,000 bishobora kubabera imbarutso, bishobora kubabera trampoline, ka kantu umuntu akandagiraho, sibyo? Nkuko namwe ubu ngubu abayitangiriyemo hano ni bande? Mwahereye ku mafaranga ngahe? Sura twahuye 2015. Rwose. Mukomeze mubyare, muzukuruze, mugira abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Ariko mwibuke n'abandi bakiri inyuma nabo mubagire mute bazamu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yiyamamaza ejo bundi Kabeza muri no manda tuyoboyemo, yavuze ijambo rikomeye kwizaba manda yo kujyana twese nta numwe usigaye inyuma, kwa bashoboye bazafata ukuboko, abadashoboye tukajyana nta usize undi. Ubwo rero mwe mwatangiye, Koporori yatangiye, namwe mufatireho, kandi numvishije mu byo yavuze mwaratangiye rwose, mukomereza aho. Rero nagira ngo mbashimire kandi mbifurize gukomeza gukira, ariko mbifurize gukira twirinda icyorezo cya coronavirus, sibyo? Kwambara agapfukamunwa, gukaraba, imiti abantu bagiye bakaraba hano n'amazi, guhana intera. Ibirori nk'ibi ngibi tukabikora mu buryo bwihuse, tukajya mu kazi ariko twirinda. Murakoze cyane, murakagira. Turacyo dukunda kwita RDC babateye inkunga rero mu bikorwa bya farmasi. Twagira ngo mbere yuko twicara dukomeze tubanze uwo muhango wo gusura ibyo bikorwa babateyemo inkunga, noneho tugaruke hano
twicare, ariko mbibutsa ko intebe zirahari ni nyinshi, tuze kwicara muri bwa buryo bwubahirije gahunda yo kwirinda icyorezo cya covid. Reka rero dukomeze duce hariya tubageze kuri iyo farumasi ya RDC. Mugabo yabaye ambaraga iyi yo hejuru niyo bita iri mu bwoko bwa antibiotics. Iyi iravura gutya, iyi ngiyi ikagabura, yica inzoka zo mu nda n'izo mu rurimi. Izi ngizi, iyi ngiyi niyo koza mu byiciro bitatu. yica uburondwe ni iyi ngiyi gutya. Zanaho ngo mushya uyu muti wawita gutyo. uyu witwa Fumitex, ni umuti mushya waje iyo amakuru ava ku borozi. Ni umuti mwiza cyane, ngira ngo iyi miti isanzwe yari isigaye yaracitse intege ku bijyanye no koza, ariko uyu muti ni nk'ubwa kabiri ukoreshejwe hano. Aborozi barawukunze, bemeza yuko ari umuti mwiza. N'undi wa korerwa uyu nguyu sarura guveti umunyabura yica uburondwe. umuti dufite ku isoko mushya abaza barimo bashima none Umuti w'uburondwe. ni ukuvuga ngo buriya burondwe imiti yose baba bwarayimenyereye bwarayanze busigaye butageze, ariko kubera ko yari mushyashya barapfa kugerageza. Ikindi uyu muti ugiye guca inzoka. Inka nyuma y'amezi 3 ugomba kugabura uyu muti, inka zikarisha neza zidafite inzoka, na cyane cyane yuko aborozi bacu abenshi baracyuhira amazi mabi, amazi y'ibishanga harimo inzoka z'imisundwe, amazi atari meza. Rero uyu muti uradufasha cyane, aborozi barawukunze. Ngira ngo undi muti upfa kugerageza ubu muri iki gihe ku bafite inka za kijyambere ni uyu witwa Betrex. Kuri za ndwara n'ubundi zikomoka ku burondwe, umuti nawo uragerageza nko gutera inka bayitera, igira doze ebyiri biterwa n'ibiro ifite n'uko ingana. Hanyuma iyo yariwe n'uburondwe ikazana iyo ndwara, uyu muti uragerageza cyane. Iyi rero niyo miti ipfa kugerageza muri byose, ariko n'abafite amatungo magufi hari ibinini, nk'aboroye ihene, nk'aboroye ingurube n'ibindi, kuko iyi miti yose ivura amatungo ayo ari yo yose. murumva muteganya kugera he kuba mubonye ibi ngibi? kuba mubonye no farumasi murateganya kugera he? cyane cyane hari tubifitemo inyungu nyinshi. Ubundi itungo iyo ryarwaye rirazahara, bigatuma ritakaza imbaraga izo arizo zose. N'iyo rijyanye ku isoko nta mafaranga ubona. Noneho niyo ugiye gukama, kuko twe turi abantu bafite dayare, turakama tukagemurira amasoko, nta mata tubona, kuko iyo ryarwaye rirazahara, rikabura amata, rikabura byose. Ni ukuvuga ngo rero ubu mu mpande dushobora kugira, hari umusaruro mwinshi, hari umusaruro mu kubona amata kubera ko amatungo azaba ameze neza, hari n'umusaruro noneho wijyanye ku isoko azabona amafaranga, kuko ntizaba zirwaye, zaba ari nzima zaragerageza gukira. Ikindi ni uko farumasi zazamuka tukabona n'inyungu, kuko nazo muracuruza. Abantu iyo baje kugura umuti hano barishyura, twungukaho gake kuko ni abanyamuryango ba koperative. Ariko nanone ako gake kakadufasha guhemba abakozi no kugira ngo tugumye n'ubundi dushobore kujya ku isoko, n'aya miti igumira imwe, n'aya miti igumye iboneke. igiciro kimeze gite? Igiciro ubu hari imiti nk'uyu nguyu, urugero uyu muti waguraga 5,000. Ubona ukora iki? Uyu ni umuti, ni nka peresini, ushobora kuwutera inka cyane nk'ibisebe, wenda muganga barandusha kubimenya byose, ariko twe tumenyereye nk'umuti ushobora kuvura inka ifite ibisebe ukawitera, cyangwa n'ibindi bibazo bindi bitandukanye. Uyu waguraga 5,000, ariko uyu munsi kubera iyi nkunga
turimo kugurisha 2,500. Hari akandi gati gatoya Venero yonyine yo hejuru. Venero n'ipaki. Aka ngaka habamo ubuntu 10, ariko kamwe konyine kaguraga amafaranga 300. None uyu munsi kari kuri 250. Urumva ko hari uyu muti dore super twajyaga tuwugurisha 13. Ubu wageze kuri 12. Urumva ko imiti yose ngiye mbabwira yagiye igira ukwigabanuka kubera impamvu rero yaguraga ayo mafaranga. Twari dusigaye ducururiza abandi. Hari abacuruzi b'i Kigali bakomeye, tukajyayo ntitwafataga umwenda ahubwo twazaga kubacururiza. Noneho kubera ko natwe twashakaga kazatuma dusubirayo, bigatuma twongera ako kanyungu kanini gahenda abanyamuryango. None uyu munsi twagiye ahandi turuka twiranguriye kuko dufite kashi. Twagiye turarangura imiti turayizana, dufataho igiciro gito gishoboka, abanyamuryango bakamererwa neza. Twagiye umusoza abona ko icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu wacu. Abahungu barimo badukorera igikorwa cyo kuzimanira tuvuge gahunda cyangwa se tubagezeho gahunda uko iteye. Ni uburyo bwihuse, turaza kubikora vuba, ntabwo dufite gahunda ndende. Icya mbere ni uko cyari ukubakira, turabakiriye hano, ariko mu kanya turaza guhereza umuyobozi uhagarariye aborozi abakire. Icya mbere ni uko tugiye kubabwira mu ncamake igikorwa cy'uyu muhango. Twari twabivuzeho gake ariko hari abari bakiri inyuma, hanyuma tukaza kwakira abari butugezeho ijambo mu buryo bukurikira. Turaza kwakira umuyobozi w'aborozi Bwana Munyaburanga aze kubakira muri rusange, hanyuma n'abagezeho ijambo twakire perezida wa Koporori, uze kwakira umuyobozi w'ihuriro cyangwa waje ahagarariye ihuriro ry'abahinzi b'umuceri Fikorirwa, nyuma twakire uhagarariye ADF, uze gusozanya na nyakubahwa meya dusoza uyu muhango. Umurenge wa Rugarama azaza nyuma. Iki gikorwa kikaba cyarabanjirijwe n'aya makoperative abiri. Iyo nkunga ikaba dukunda kwita CRG, amagambo y'icyongereza bikaba bivuze Community Reinvestment Grant. Reinvestment why? Kuko nabo baba baratewe inkunga n'umushinga w'abanyamerika nk'uko twabivuze, murabaza kubibwirira. Nyuma bamara kunguka hagateganywa ko nabo bashobora gukora muri ya nkunga bagatera andi makoperative. Muri urwo rwego hatekerejwe habaho no gusura, baza guhitamo amakoperative abiri baza kubabwira indi. Iyi ikaba ari iyi ngiyi RDC, bayigezaho inkunga. Uyu munsi rero akaba ari umuhango wo kuba bari byerekane ku mugaragaro ku makoperative, tukareba ibyishimo n'andi makoperative yaje hano. Kugira ngo rero uyu muhango ukaba wayobowe muri ubu buryo cyangwa wakiriye abashyitsi bakurikira. Umushyitsi mukuru ni nyakubahwa meya nk'uko mwamubonye hano, hakaba hari uhagarariye Fikorirwa. Wakire nyakubahwa meya. Uhagarariye Fikorirwa, uhagarariye amakoperative, uhagarariye aborozi umurenge wa Rwimbogo no muri Tayari muri rusange, yakira abashyitsi bari hano uhereye kuri nyakubahwa meya n'abandi baje bamugaragiye. Hanyuma ariko kandi anatugezeho ijambo muri rusange icyo inkunga yabimariye. Ari bu muzehe Munyaburanga. Kugira ngo nkuko bababwiye mubanze mufashe dushimire abashyitsi, dushimire n'abaduteye inkunga. Mu magambo makeya rero, koperative yacu ifite abanyamuryango 202, dufite abagore 24, abagabo ni 178. Aba ni abanyamuryango b'iyi koperative. Ntabwo byashobotse ko tubahamagara kubera icyorezo gihari. Hari bakeya baje guhagararira abandi. Twazabona umwanya wo guhura tuzabatekereza uko byagenze. Rero nyakubahwa meya n'umushyitsi mukuru, turabashimiye cyane kuba muje kudutangiza iki gikorwa, ariko cyane nanone dushimira koperative yashoboye gutera intambwe ikadutera inkunga. Isanzwe ari koperative n'umuturanyi wacu, tukaba dusanzwe dufatanya n'ibindi bintu
babonye rero ko dufite ibyo dukeneye, dufite ibyo dukwiye kubakesha, kandi ni koko turaturanye uko tubayeho muba mukuzi. Twari tugeze rero ahantu hakomeye ho twari dusigaye tujya kurangura imiti, nako ntitwajya kurangura, twacururizaga abandi bantu. Ni ukuvuga ngo hari umucuruzi bacuruzaga ahandi, baguraga imiti ahandi agiye kurangura, akaza tukamucururiza, akaba ari wunguka, twe tugasigara mu gihari. Ariko uyu munsi nk'uko iriya miti tuyisuye murayibonye, uyu munsi ababorozi bose tubabwiye 202 bose batunze, bafite famu, ukuvuga ngo n'aborozi n'ubundi bafite inka boroye kandi bagemura hano. Ubwo rero urumva ko ari ishimwe rikomeye. Banyamuryango nimwongere mubahe ishimwe. Rero iki nkunga yatumariye cyangwa igiye kutumarira, nyango hariya mu kanya naho ndibereka imiti imwe, hari imiti yagiye gabanukaho 1000 kuza kugura hano ku mworozi, hari yagiye gabanukaho amafaranga 500. Urumva byose igiye kubiteranya ku mworozi usanga hari igikorwa kinini biri budufashe. Ni ukuvuga ngo natwe ubwacu turaba twifashije, kubera yuko twagurwa duhenzwe, none bitumye duhendukirwa. Ikindi ni uko amatungo agiye kubaho neza kuko abonye imiti. Amatungo afite ubuzima nk'ubw'abantu. Iyo rero ntabwo ari ibintu nk'uko ubona nako n'ibihingwa byinshi igihe nabyo bisigaye bibungabunga. Urumva rero ikintu cy'ikinyabuzima iyo kitabungabunzwe ngo kivurwe neza, amagara yacyo araseseka. Iyo yamaze kwangirika, ibyo bagishakagamo ntubibona. Ni muri urwo rwego rero tubashimiye kubera iyi nkunga. Aba banyamuryango tuzabibabwira nitubona akanya ho guhura, nk'intumwa zabo nazo zegera zibabwira uko byagenze. Ibyo nzi cyo amakuru arabagezeho kuko batangiye kubona hari ikiyongeyeho mu byo bari batuzi. Ibyo rero ni ishimwe rikomeye. Ikindi kandi ni byiza, turabashimiye bayobozi ba Koporori, nyakubahwa umuyobozi mukuru, turabashimiye cyane. Twari dusanzwe dufatanya mu bintu byinshi, cyane cyane ku bantu begereye igishanga cya Ntende bahingamo, uburyo bujyanye n'amazi, inka zabuze amazi. Twari dusanzwe tubashima, ariko noneho biriyongereye. Twajyaga tugera mu gihe cy'izuba amazi akabura, tugahamagara tuti nyamuneka amazi arabuze, bakarekura amazi y'idamu akaza abantu batugira. Urumva ko rero ubufatanye buriyongereye, turishimye cyane, kandi natwe tuzagumya tubabera abantu beza. Ni ukuvuga ngo n'inkunga biduhaye tugiye kuyibungabunga izajya aho itugeze. Murakoze cyane rero, amagambo magufi bivuze uko turi bukurikiranye ijambo mu kanya. Mbabwira abashyitsi baraha, nibagiweho kubabwira Bwana Kalisa, ariko nari nabisobanuyeho ngira ngo mvuga uko bari bukurikirane mu magambo. Reka ariko mbanze nanone mubereke kuko mu kanya araza kugira icyo abaganiriraho. Bwana Kalisa ahagarariye wa mushinga witwa ADF. Twabivuze yuko CRG ari inkunga twahawe na Koporori, ariko kubyo bahawe n'umushinga wa ADF biri buze gusobanurwa kurushaho na Bwana Kalisa. Reka rero twakire umuyobozi wa Koporori. Ni yahanga mu by'ukuri ni kufatanye n'umushinga wa ADF nk'uko Karangwa akomeje kubivuga, aho isa nkaho ari nk'inyiturano natwe tuba twitura andi makoperative, cyangwa se nabigereranyije n'iyi gahunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika dutangirije yagira inka munyarwanda, aho ahereza umuntu inka akamubwira ati inka niyororoka uzoroze n'umuturanyi wawe. Natwe rero mu by'ukuri iyi nkunga twayitewe na ADF, badusaba ko mu by'ukuri umushinga w'inkoko nuramuka wororotse ukajya imbere ukatanga inyungu, tuzabasha koroza andi makoperative. Ntabwo ari mwebwe duhereyeho, kuko na mbere hari amakoperative twabanje gutera inkunga agera muri 5, tuyaha miliyoni zigera kuri 15 icyo gihe. Harimo izikiriho, harimo n'iza hano hafi muzi, abajyanama b'ubuzima bakorera hano hirya,
agaseke kakoraga Rwimbogo, abigisha gusoma no kwandika Rugarama n'izindi ebyiri ntibuka. Muje mwebwe muri nk'aba karindwi ndetse duteganya no gukomeza kuko imbere hari izindi 3 dushobora guha muri uyu mwaka wa 2022. Ni igikorwa rero twashyize imbere, ni umuco twimakaje muri Kopro Intende, aho twumva yuko mu by'ukuri iterambere tutaryigumanira, ahubwo twakwifuza yuko n'abandi bakiri mu nzira y'iterambere twabafasha tukabasindagiza mu buryo nabo bazamuka bakagira bagera. Dayari Rwimbogo rero dufitanye imikoranire myinshi cyangwa se uburyo bw'ubufatanye bwinshi nk'uko mubizi, ubuhinzi n'ubworozi biragendana, biruzuzanya. Hari igisiga ikindi se? Byose biruzuzanya. Ngira ngo usibye no kuba itsinda rishinzwe gucagura amakoperative aterwa inkunga ryabacaguye rikabageraho, harimo n'ubufatanye bwari busanzwe n'ubundi. Murabizi duhinga kino gishanga harimo ibibazo byinshi ndetse bishingiye hanini cyane ku myumvire y'uko igishanga cyagisanzwe gikoreshwa mu bworozi, abantu bakirageramo uko bishakiye, ariko kimaze gutunganywa ngo gihinga umuceri. Murabizi ibintu byagiye bibaho hagati y'abahinzi n'aborozi, ariko ku bufatanye bwiza, mu biganiro byiza twagiye tugirana, aborozi tubashimira ukuntu rwose konesha, kubaganira abahinzi baboneshereza umusaruro byahagaze biciye mu biganiro byiza, ndetse bikatuviramo n'umubano kugera ubwo dushaka no kuwushyigikira mu buryo bw'inkunga. Rero turabashimiye kandi mu by'ukuri tubasaba no kugira ngo inkunga izakoreshwe neza. Iyi nkunga yo kubongerera ubushobozi bwa farumasi ni ukugira ngo byibuze umworozi wahaye gukomeza kuvunika ajya gushaka imiti za Kabarore n'ahandi hatandukanye. Ibi ngibi kumva koperative ingana gutya ukumva umworozi yabuze umuti yarajya kuwushaka cyangwa se arabona uburyo bugoranye, birababaje kuko ntabwo ari uburyo bwo gutera imbere nk'uko umuhagarariye w'aborozi babivuga. Korora ni ibintu bigoye, ni ibintu bisaba ibishoro bifatika, kuko amatungo nayo y'iki gihe ashaka kubaho mu buryo bwiza kandi ari nabwo butanga umusaruro. Numvaga rero mu by'ukuri uyu munsi bitewe n'abashyitsi bandi dufite benshi bari tugezeho ibiganiro badutegura uyu munsi, numvaga uyu munsi nagarukira aha ngaha, ariko shimangira ubufatanye tuzakomeza kugirana, ndetse aho bibaye ngombwa ku bitekerezo mu bujyanama tuzakomeza kujya, bose tuzakomeza gufatanya. Ntabwo birangiriye kuri iyi nkunga yo kubashyigikira muri ubu buryo bwo gushaka imiti y'amatungo, no mu bitekerezo no mu bindi byose muzatwiyambaza cyangwa natwe tuzabakeneraho tuzakomeza dufatanye. Murakoze cyane, ndabashimiye. Sangize n'abandi abanyamerika bari bafite ako kantu kuva na kera ko kuvuga ko niba ubonye inyungu gerageza ubisangize n'abandi bakuri hafi, kuko burya ubonye inyungu ariko ukuri uruhande akeneye ni ikibazo gikomeye cyane. Muri iyi nkunga ngira ngo ya nyuma nyakubahwa meya twari twabahaye miliyoni 130 n'amafaranga 228,692. Ariko umunyamerika ati nibura inyungu zabo muri ubu bworozi bw'inkoko 10%, gerageza uyafashishe abandi bakuru uruhande, mutoranye za koperative zibari uruhande, nibura izo miliyoni 13 yani 10%, bazatanga miliyoni 13 nkurikije gahunda ya CRG. Miliyoni 13 nyakubahwa n'ibihumbi 422 n'amafaranga 869. Ntabwo ari mwe bateye inkunga gusa, ahubwo haracyariyo n'abandi benshi bazatanga miliyoni 13 n'ibihumbi 722 n'amafaranga 869.
inkurikije rero gahunda yo gutanga iyi nkunga umwaka wa mbere bavuga bati umwaka wa mbere ntabwo muzaba mwabonye n'inyungu muzaba mwatangiye no gukora inyungu batangira kuyibara mu mwaka wa kabiri nkurikije gahunda ukuntu imeze hano mu mwaka wa kabiri ariwo barangije bari mu mwaka wa gatatu barawuzi umwaka wa kabiri urengeye bakabaye batanze miliyoni 4.5 kandi nkurikije ngira ngo amafaranga amaze gutanga arenze nayo iki ni ikigaragariza USAID umuterankunga ko y'amasezerano mwasinye murimo kuyubahiriza murimo gushyira mu bikorwa nakubonera USAID ikintu cyitwa CRG ni igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa baha agaciro ni igikorwa baha agaciro gahambaye nakubonera hari abandi baha amafaranga bakanyamurira ariko Koporozi Ntende ubu ni ubwa kabiri iki ni ikigaragaza ko Koporozi Ntende mufite gahunda si uyu munsi gusa no muri Washington Koporozi Ntende niyo iri hejuru rwose tumaze gukora muri yahinze hafi y'ubu rwose tubafitemo icyizere kandi gikomereza ahangaha si icyo gusa iki gikorwa nk'iki aya mafaranga ya USAID aba yaturutse muri Congress ni amafaranga y'abasoreshwa b'abanyamerika USAID ya nayo itanga raporo muri leta amafaranga mwaduhaye ufashe Koporozi Ntende dore ukuntu yagiye akora USAID rero uyibonye ikintu nk'iki igihe agaciro kari hejuru cyane kuko kayifasha kugira ngo berekane ibikorwa muri Congress kugira ngo babone andi mafaranga yo gutanga ahandi ntabwo ari ibyo gusa ubu murimo gufungura amarembo ya USAID kubona amafaranga menshi yo guha n'ayandi makoperative azasaba inkunga ejo cyangwa ejo bundi kuko mukoze nabi ibi bintu ntimubigereho ntimubahirize amasezerano y'inkunga Congress ishobora kuvuga amafaranga dutanga ntabwo tuzi ahandi bayikoresha nabi nta impact tubona iva muri aya mafaranga mutanga muri za koperative ariko nk'iki gikorwa mukanya nanabwira perezida kabisa iyi report iri buve hano tuzayohereza Washington bayishyire muri hari icyo bita muri spotlight ya buri kwezi Washington bazabishyiramo ko ni igikorwa cy'indashyikirwa ni igikorwa cy'indashyikirwa kuko ubu ngubu kirasa n'ikigiye gufungura amarembo USAID igiye gutanga raporo ko amafaranga yahaye Koporozi Ntende yakoreshejwe neza noneho gifungure n'ayandi marembo yo kubona amafaranga menshi yo guhana abandi icyo mbasaba rero ni turabasaba ko nk'umuterankunga tugume tubone amaraporo ava muri izi koperative mwateye inkunga kugira ngo tubone ese ibyo babahaye biri sustainable biracyakomeza se impact se igera kuri ba bantu baborozi hano ni iyi n'ibyo mwavuga muri raporo mwabyandikamo twateye inkunga y'imbogo dere cooperative ariko bari bameze gutya ariko noneho ubu bageze ku ibyo byose ibi bifasha kugaragaza inkunga akamaro kayo na impact yageze kuri ba beneficiaries so icyo mbasaba ni iki nuko mwaguma mukorana na Koporozi Ntende mukaguma mubaha raporo natwe bakayiduha natwe tukayohereza Washington kugira ngo bamenye inkunga yabo yageze kandi ko hari icyo irimo
icyo nicyo nabasabaga ku rwego rwa yose tugume dufitanye imikoranire myiza n'amaraporo tuyabona. Noneho ku rwego rwa ADC kugira ngo namwe murabyumva niba ari twe dushinzwe gukurikirana cyangwa se gukurikirana ishyirwa mu bikorwa bya wa mushinga. Iyo ubaye successful, iyo uteye intambwe ukaba mwiza, ubwo natwe amanota tuba tubona, biba bigaragaza ko natwe twakoze neza. Nanjye mu by'ukuri mu rwego rwa ABC ndabashimira mwikomera amashyi, ibi byose ni bigaragaza ko natwe turimo gukora neza. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze, iyi ni inkunga ya gatatu, ntabwo wamenya neza wenda n'inkunga ya kane yaza, kuko abanyamerika nibo babona ikorana nabo neza. Ufite gahunda ifatika mu batwibanije ushobora no kongera yanjye kubera imikoranire myiza iba iri hagati yabo. Ku rwego rero rwa ABC ndabashimira kuko twari dufitanye imikoranire myiza pe, kuko iyo tuje muri monitoring visit turi gukurikirana ishyirwa mu bikorwa nta kibazo duhura nacyo. Amaraporo iyo yabasabye murayaduha mu gihe gikwiriye. Urumva akaba ari nayo mpamvu kabisa muri abantu bafatika. Icyo nabasaba ni uko twakomeza dufitanye imikoranire myiza, kuko haracyari ikindi gihe ngira ngo cy'umwaka umwe hafi n'igice tugikorana mutaratuka, ariko ndabashimiye kuko dufitanye imikoranire myiza, kandi ibi byose bidahesha amanota, bidahesha n'igihugu cyacu. Ibi ntabwo bigarukira hano. Iyo mukoze neza tugatanga za raporo nziza hariya, burya n'igihugu cy'u Rwanda kibona amanota kuko kiba gifite abantu bakora kandi bakora ibintu bifatika biri mu buryo. Nk'uko rero twavuze ko dukora twihuta, ngira ngo nibyo nabasabaga gusa ko uyu mwaka wa gatatu ngira ngo uri hafi no kurangira, nk'uko ya gahunda yo gushaka abandi mwayikora nubwo amafaranga atarabona, mwayikora mukaba mubafite kuri reserve list, mwamara kugeza aya mafaranga nabwo mugahita mwongera muhabana kugeza igihe mutararangiza umushinga kusigaje umwaka n'amezi kugira ngo izi miliyoni 13 zibe zatanzwe dufunge neza ari nta kintu. So ubwo mwatangira mugashaka babandi cya cyiciro cya kabiri gikurikiye ni bandi, nacyo kikajya muri raporo kuko ibintu byose biri ku murongo. Mu magambo make murakoze cyane kandi mugire umusizi. Gushima burya iyo ushima cyaro ubonye umwanya wawe ugashima, ariko tunashimire n'umuyobozi wacu w'akarere. Mu by'ukuri bigaragara ko leta yacu turi inyuma twese, tugenda nayo umunsi ku munsi, inama nyinshi akunda kutugezaho, cyane cyane no kugira ngo twiteze imbere n'abanyamuryango bacu babeho neza kandi bagire ubuzima bwiza. Nyakubahwa mbere turagushimiye, turagumye gushimire Kaporali Ntende ubufatanye. Ubu muri iki gihe cy'izuba uko mwaribonye bimeze nabi, ubu wa muceri iyo bamaze kumusarura biriya byatsi ntagira, nabyo rero biradufasha. Aho twatangiye guhinga umuceri twumvaga tubabaye kuko twaraharagiraga, ariko noneho nabyo byabaye igisubizo kuko biriya byatsi tubihinka. Nanabashimira nyakubahwa perezida kugira ngo muri ubwo bufatanye nabwo bukomeze, kuko ubu tugiye kugira inka zishonje. Bariya abahinzi bacu bagenzi bacu bajye badufasha tubone bya byatsi turiho amatungo kugira ngo badutwike, kuko harimo bamwe babishyira mu muriro bigashya, kandi iyo tubikuye tubiha amatungo akabaho, nabyo bikomeze bibe igikorwa cyiza cy'ubufatanye nk'uko dusanzwe dufatanya. Abanyamuryango ndagira ngo dushimire
ariko noneho ntabwo umuntu ashima wenyine nagira ngo nsabe abanyamuryango baba bafite ijambo ryo gushima akomeza ikindi babitubwiye burya ko titura ni ibintu bikomeye turasaba dusaba Imana dusaba n'ubunyangamugayo bwacu twakomerezaho natwe tukazagira indi koperative ntoya tuzamura duhereye kuri ibi bintu bagenzi bacu badutekesheje murakoze cyane baba bafite ijambo no gushimira ni ukuri kw'Imana turashimira uturere intende yateye inkunga kuri iyi miti ubu ni inka baduhaye burya imiti y'inka burya n'izo nka kubera yuko inka zirarwara ukabona aho wirukankira ukaza hafi kuri koperative yacu bakavana umuti utagombye kujya Kabarore nk'uko babigaragaza n'ahandi kandi noneho ubundi twakoraga dukorera abandi noneho tubonye imiti yacu ubu noneho turikorera n'inkunga rwose mwakoze cyane turabashimira twongera no gushimira nyakubahwa meya inkunga n'ibitekerezo uhora uduha buri gihe uza aha ngaha ukatuganiriza ukaduha ibitekerezo byiza ni ukuri turakwishimiye tubahaye ikaze uhora ujya udutugira inama banya kubaha rero bagenzi banjye borozi ni ukuri ya miti mwese utaragera yagenda agera arebe koporora yateye inkunga y'imiti nanjye nanezerewe twajya tujya kwa mukayiranga iriya twajya kujya ahandi ushaka imiti ariko imiti hafi yose bayizanye aha ngaha kandi numvise batatubwira ko hari n'amafaranga yasigaye ninashira bazongera bagure n'iyindi turabashimiye hamwe kugira ngo mubone ibyishimo byabo ngira ngo ni igikorwa gikomeye hagati y'aya makoperative musanzwe mufitanye igihango aho babisobanuye ko hari ibindi bari basanzwe bahuriyeho bihuza ubworozi n'ubuhinzi yizuba rije kenshi ntibajya bibuza guhamagarana kuko hari imishinga bahuriyeho ituma uko byagenda kose iyo badahamagaranye nijoro mu gitondo bucya bahamagara ubu rero ni intambwe ikomeye cyane ikindi dushingiye ku magambo uhagarariye abaterankunga n'abakonsilita ba ADF na ADC nagiriwe ubuntu bwo gukorana nabo kenshi ni umushinga shima cyane njya nkunda kugira ijambo nkoresha ngo unanirwa kuyobora umushinga wa ADF nuwe mu rugo sinzi ko yawuyobora neza ko ni umushinga mwiza dukoranye igihe kinini igihe nabaga nabashije kubana nabo mu gihe kinini muri iyo mishinga itatu yose nagizemo amahirwe yo kugira uruhare gukorana nabo ndetse nkaba narigeze gukoraho hano mbere yuko njya muri iyi nkunga ya gatatu muri Koporori nigeze ntegura n'umushinga wa RDC chairman niwe n'ubundi twakoranaga tuwugezayo ariko nk'uko yabivuze batera inkunga amakoperative menshi muri iki gihugu ndetse no mu bihugu duturanye ntabwo ari muri iki gihugu gusa iyo utanze imishinga baratoranya hanyuma bakazareba umushinga wihutirwa cyane cyane imishinga ifite impact cyangwa se ifite icyo ifasha abaturage bo hasi namwe ubwanyu umushinga wanyu wigeze kugerayo ndatekereza rero ko ari irembo rikomeye Koporori ikoze ikiraro gikomeye hagati ya RDC cyangwa Rwimbogo Dairy Cooperative hamwe na ADF iyi nkunga nibasha kuyoborwa neza yabivuze bigaragarira mu maraporo hari amakoperative menshi aterwa inkunga nyuma y'igihe gito wazagaruka bagasanga murongera kuvuga ko mwaranguriye cyangwa se mucururiza abandi icyo gihe cya gitabo gikomeza kubikwa ariko ndatekereza ko ari ikiraro gikomeye aho ubuvugizi noneho uyu munsi barahishyikiye barabibonye ejo muri raporo bizagaragara ubwo ndatekereza ko ariho namwe muzahera noneho mubasha kuba mwanakorana nabo cyangwa se ni nkuko yanabivuze ibyo bafasha Koporori nabyo mukaba mwabifasha kubihesha agaciro ariko kandi ni ikiraro gikomeye nagira ngo rero tudatinze tugana ku musozo twakire umushyitsi mukuru wacu nawe atugezeho ijambo kandi tunasoza iyi nama ishema rya Gatsibo banyakubahwa twese duteraniye aha ngaha abayobozi harimo n'abaterankunga bacu abaturage borozi Rwimbogo Dairy Cooperative n'abandi batumirwa twese twahuriye aha ngaha ntabwo amagambo yanjye ari menshi byinshi byavuzwe nk'ubuyobozi tuba twishimiye igikorwa nk'iki ngiki yaba twagiraga abo dufatanya benshi bameze nka Koporori
ubundi gahunda yakwihuta. Twazindukiye rero muri gahunda nyinshi, twaje hano tuvuye n'ahandi, abandi indi koperative y'abasore n'inkumi bakora akazi ko kunyonga igare, kandi nabo bamaze gutera intambwe. Ko ngewe nagize umugisha nari narabasuye, nubwo na mbere nahanyugiye mpanyura mpura n'umwe uwundi, ariko 2015 nari narabasuye, nanone hari indi nkunga bakira bagaragaza n'intumbero. Aho dusubireyo uyu munsi imyaka 6 bamaze gutera intambwe ikomeye cyane, ku buryo nanavuyeyo twumvikanye yuko inkunga babonye ariyo ya nyuma bacutse. Ubwo naha kandi namwe bigenda uko, niba umuti nta wari uhari kandi cyari kimwe mu bibazo bikomeye, cyangwa se abantu bayibona bahenze, none mukaba mwabonye stock ya $2,700,000. Icyo twabasaba nka koperative ni uko iyo stock igumaho, ntizaveho, ahubwo igakura ikaba yakwiyongera. Icya kabiri ni uko iyo stock mwayicuruza hazavamo inyungu ishobora kubafasha kongera iyo stock nyine n'ubucuruzi bwayo, ariko ikaba yanabafasha nanone gufata urugero rwiza nk'urwababayeho, namwe mukazagirira neza abandi, sibyo? Iyo nkunga rero rwose twabonye kimwe n'abo basore n'inkumi nababwiraga, abo tuvuye ari cyo twumvikanye ko kwiye kubabera imbarutso yo kutongera guhaguruka gushaka abaterankunga baza bakizana kubera ibyiza murimo mukora, ariko batanaboneka sitiri mugakomeza mwiteza imbere. Kuri Koporori rero ni intangarugero, ngira ngo n'umuterankunga yabivuze, ariko si n'abaterankunga bonyine, kuko n'urwego rw'igihugu rumaze kubaha amashimwe menshi. Igikombe cya koperative yabaye ya mbere gukora ibyiza no guteza imbere abanyamuryango, kugira ngo koperative ya Koporori niyo ikicaranye. Sinzi niba hari n'abandi bazakibambura, keretse wenda bicaye ahangaha barimo kubikopera. Ngo ya makoperative yo muri Gatsibo, Koremake, Bangingo, imwe n'indi y'abaturanyi, kuko bizabagora kuko koperative Koporori yo iri tayari gukomeza igikombe cyayo gifite. Gusa twese duteye imbere tugakora neza, tukabona amakoperative afasha ayandi kuzamuka, Gatsibo, Nyagatare, Kayonza, Gicumbi, Rusizi, byaba byiza kuko ni igihugu kiba gitera imbere. Nagira ngo rero rwose Koporori mbashimire, si iki cyonyine, hari byinshi. Niyo tugiye mu buryo abanyamuryango batera imbere, uburyo bakora ishoramari, uburyo batekerereza abanyamuryango icyatuma batera imbere mu gihe bikwiye, kugira ngo babivuga ntabwo yabirangiza. No kubashimira cyane. Ku baterankunga rero barakoze pe, ngira ngo yanabivuze ati ubu ngubu barishima nibabona iyi raporo. Nibyo, ariko hari na raporo bajya babona bakababara, twataye inyuma ya wa musozi bajya bavuga mu majyepfo w'ihuye, twataye inyuma ya Huye nyine. Icyo gisozi ndakizi, ubundi icyo wajugunya inyuma yacyo cyapfa kitavuyeyo kirekire cyane. Kuba rero raporo ya Koporori iza kugera aho igomba kujya, ariko si na Amerika, even mu Rwanda n'abaza kumva inkuru harimo n'abanyamakuru batangiye no kubitangaza, n'abanyarwanda bari bubyumve bari mu Rwanda, iraba ari inkuru nziza kumva yuko hari koperative yafashijwe, none ikaba yafashije abandi kandi igakomeza ikifasha. Ubundi iyo uhawe inkunga uba ubitswemo imyenda ibiri. Umwenda wa mbere ni uko iyo nkunga igufasha ugatera imbere ku buryo utazongera gukenera ugusunika, sibyo?
bikakubera imbarutso yo kutongera gusindagizwa. Cya kabiri, aba ari umwenda w'uko uwakugiriye neza nawe akubwira ngo girira undi neza. Mu Kinyarwanda dufitemo rwose ngira ngo n'uburambe, iyo abantu bagabiranye habaho kwitura. Umuntu akakugabira inka, akakugabira itungo runaka, ariko ugomba kumwitura. Umubwira ngo ineza wangiriye reka nyigusubize. Ikinyarwanda baravuga ngo gira so yiturwa indi. Ineza wangiriye kanange nyikugirire, akakwitura. Ariko haba harimo n'ubucuti. Kugira ngo bahana inka murabizi, umuntu aguha inka ukamwitura, akakongera akaguha ukamwitura, yaba ataragukongera ukamwongera, ukamubikamo amarembo menshi. Sibyo? Ni urugero rumwe. Miliyoni 130 zibaye imbarutso zandi makoperative agiye gukura, kagira n'abandi agenda gusa. Iki kintu rero ni ikintu gikomeye cyane, biri no mu murongo w'igihugu cyacu wo kwigira no kwishakamo ibisubizo. Ni urugero rwiza rwo kwigira, kwishakamo ibisubizo, kubyaza umusaruro undi byo wahawe kugira ngo ushobore kuba wabibona abandi. Nagira ngo rero ubwo nagira n'umugisha Mzee Kamuzinzi yavuze ngo njya mbagira inama mu byo dushinzwe, ariko iyo umuntu inama mfite mu mutwe muzi napfuye nzazisiga sajyana nazo, ariko ushobora kuzisiga kubera nazigiriye gutera imbere k'ubworozi. Rero ngo ire n'amahirwe gutwara abateni kunga y'imiti. Kandi n'ejo twari dufite inama, nahoze ejo mbibwira perezida wa Korori, ubworozi mu Rwanda ndetse no mu ntara yacu ni gahunda ikomeye cyane ishaka cyangwa se idusaba gutera imbere k'ubworozi. Umuntu ukora ubworozi akabubonamo gukina, byaba byiza akanabukorana n'ubuhinzi. Ubundi ubworozi n'ubuhinzi birajyana. Umunyaburanga yavugaga ati ibicericeri inka zirabirya cyane. Ngira ngo n'ejo twaganiraga na koperative, hari n'abantu bashaka kugira ngo rwose ibyo biceri batangire kubifunga babigaburire amatungo, ariko bishobora kuba byanabikwa ku batarabimenya bajye baza no kubigura. Birababaza, ni nko ujya ku mugezi kuvoma, imvura igakuba, waza hano kugama, yahita ugakomeza ukajya kuvoma, kandi amabati yatangaga amazi. Sibyo? Uhinze umuceri, urawusaruye, ibyakatsi urabitwitse, mu cyanda inka zitangiye kwicwa n'inzara. Ubwo ntumeze nka wa wundi wagiye washotse damu kandi imvura ihise amabati yamanuraga amazi. Ni ukwiga kubana na nature n'ubuzima bw'iyi si. Kandi burya mu Rwanda icyanda cyacu ni kigufi cyane, umuntu yagiteganyirije ntabwo cyakuzahaza. Amezi 3 n'igice, avuga uti ndabika ubwatsi bw'amezi 3, ndaba mfite amazi y'amezi 3. Umwaka utaha tarenze ukwezi kwa 8, hagati y'ukwa 8 n'ukwa 10, turaba twujuje uruganda runini muri iyi ntara yacu hano mu karere ka Nyagatare. Ngira ngo umuyobozi yanabwira n'ikibanza cyamaze kugurwa, n'inyigo yararangiye, ikibanza cyo kubakamo uruganda rw'amata y'ifu. Uyu munsi amata nabantu urugero wenda ku turere tuturanye, Nyagatare, Gatsibo na Kayonza, tujyana ku isoko amaritiro 120 birengaho gake ku isoko. Ubwo hatabariho amayo tunywa, ayo tunywera mu ngo zacu, nacuruzwa muri za karitsiye, hajya kuri Savana, Runyange, 120 by'amaritiro. Uruganda rugiye kubakwa
ubona ni 120 ku munsi. Uruganda rugiye kubakwa ruzakenera kwikubitira amaritiro 500 ku munsi. Kamuzi azava he? Nta handi azava, nta bazajya kororera mu kirere cyangwa ikuzimu, ni kuri ubu butaka turi kuvuga ngo birasaba yuko Kamuzinzi niba yajyanaga ku isoko litiro 20 ugomba kuzigira 100 kugira ngo rwa ruganda rubeho. Kandi ubwo ni kwikubitiro uko rugenda rukura rushobora no kuzasaba 700,000, 800 miliyoni y'amaritiro. Ibyo bizaba kuvuga ngo n'igiciro kizazamuka kive kuri ya 200 abantu babona byanze bikunze. Ubundi muri ekonomi iyo habayeho icyuho kibikenewe igiciro kigira gite urira. Iyo habayeho ubwinshi bw'ibikenewe igiciro kigira gite kiramanuka. Iyo ubwinshi bubaye kiramanuka, iyo habaye icyuho kirazamuka. Ubu rero twibaze ngo aya mata azava he? Umuti n'umwe ni wa wundi nababwiye dore twicaye hariya, ni ukororera mu biraro. Nta kintu cyongera umukamo nko kororera mu biraro. Hari abembwira ngo ariko ibyo bintu ntabwo byakunda, ngo ubusi inka zanjye 100 nzazishyira mu biraro na 200 zijyamo, na 200 zijyamo rwose. 200 mu kiraro upfa kuba ufite ibyo uzigaburira, hahandi zarishaga ukahahinga. N'ejo bundi twari mu nama ibwira minisitiri, umunsi twageze kubo abaturage bumva yuko kororera mu biraro bishoboka. Umuntu ufite hegitari 10 cyangwa 5 azakata himwe, ahandi hose ahahinge, ahahinge ibitunga zangu, sibyo? Ariko nawe bimutunga. Ubu uyu munsi mugiye ibicericeri biri hano birimo bitwikwa tukabyegeranya, ugafata ibishogoshogo by'ibishyimbo nabyo bicaho babitwika nk'ababara, sibyo? ngo byo kubirukana imbeba. Urimo uratwika amafaranga. Ibyakatsi byose, ibigorigori. Ndabivuga rero abantu bakavuga batari kurira n'umusazi. Iyo niyo dry matter. Kandi biruta na bya byatsi bibisi nka biriya bituma ibyatsi bikomeye bituma ikomeye, ikagira inyama ikomeye, ikagira ubudahangarwa. Abanyaburanga ngira bamaze gusura benshi, usanga umuntu afite stoke z'ibyatsi byumye, nubwo wavuga uti mu mwaka imvura nubwo itagwa yabaho. Borozi rero ndabizi mwese ntabwo muri hano, ariko ibihe ntibyongera kuba byiza. Iki cyorezo kigiye gitanga umwanya tuzongera duhure. Ubu turashaka gushyira umuhigo mu mihigo y'umwaka utaha, kugira umworozi nibura umwe muri buri murenge ubikora muri ubwo buryo bwa kijyambere, nibura umwe. Bavuga ngo Munyaburanga ni 0 grazing, nta nka yikandagira hasi hanze, kereka hahandi yayifungiye aho ishobora gusohoka irambura amaguru n'amaboko, ikongera igasubira mu kiraro, ikarira mu kiraro, ikanywera mu kiraro, igakamirwa mu kiraro, byose bikabera mu kiraro. Ahandi akahahinga ubwatsi butandukanye, za Chlorsigana, za Mukuna n'ubundi bwatsi. Igihe cyagera ukabwahira, ukabushyira muri stoke, bumwe ukabugabura ari bubisi, ubundi ukabugabura burabwumye, ubundi ukabusya ikaburigata. N'ibyo byose ni naho tuzagabanyiriza na cost ziriya miti mubona. Ubwo imiti y'uburondwe tayari inka iba mu kiraro se izahurayo n'uburondwe? Nta nahamwe. Niba wozaga 2 mu cyumweru uzasigarana kamwe rimwe cyangwa se rimwe mu kwezi. N'impfu zigabanuke. Ibi ndabivuga abantu bakavuga ngo ni imigani, niko aborozi borora mu buryo bwa kijyambere. Nababwiraga umworozi ejo bundi numvishije umuzi Ruraza afite inka zingahe? Ziri ku buso bungana iki? Ziri ku buso bungana iki? Ziri ku buso aho zirara ni kuri hegitari.
ariko afite hegitari 25 ahinga ibigori nibyo bizitunze ntabwo bijya bisohoka hanze. I Kigali afite inka zigera zikaba kabigana agemura hafi ibiti 1000 n'izindi. afite Kandi n'ijana ntabwo i Kigali ho nta hegitari hari ziri kuri hegitari do yatwaye inka i Kigali azishyira kuri hegitari 2, inka 100 azishyira mu biraro, ibizitunga akabikura i Rwamagana kuri za zindi 20 afite, naho hari izindi 200 ziri mu biraro. Buri ihaka yose arayipakira akayijyana i Kigali kugira ngo nibyara amata aboneke hafi y'isoko. Murabyumva? Nuvuga ngo ahora afite inka 100 zikamwa i Kigali, ajyana ku ruganda rw'Inyange hagati ya litiro 600 n'igihumbi. Inka 100 ubwo se nguwo n'abakeneye umuterankunga nawe ni USDF tayari. Kamuzinzi ufite hegitari zingahe? Inka ndabizi ntiwambwira umubare wazo kuko uzi yuko nibukubaze ngo havamo litiro zingahe. Ariko icyo nzi shatse batubwira hano muri koperative ku ifishe yawe ushobora gusanga nta na litiro 100 uzana hano. Hegitari 25 udashobora kuzana litiro 100 ahangaha, ni ukuri aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ntundi wagombye kuba muri hegitari 25 ufite harimo nibura ikiraro cy'inka 100, nibura ikiraro cy'inka 100. Icyo gihe ukaza ku karere ukambwira utumeye ndashaka ko ubutaka mbuhinga bwose, nzagusinyira ibaruwa. Ntuzabimbaza ati kuki wasinyiye Kamuzinzi guhinga ubutaka, nzambwira nti ubutaka bwe n'ubwo bworozi. Inka kuri hegitari babariramo nibura inka 2 n'urugero, none yararengeje yakubye 2, ahubwo yabyashobokaga ngo yubake etaje no hejuru ahinge. Icyo dushaka ni production n'umusaruro, ntabwo ari ubutaka buhinze cyangwa budahinze, ni ikibuvaho. Icyo gihe uzahinga season imwe ubwatsi bw'amatungo ubusaruro bubiki, indi season uhinga ibigori ubisarure ubijyane kuri AF ubonemo amafaranga yo kongera gukora reinvestment kuri bwa butaka. Ubundi ntabwo umuntu ufite ubutaka yagombye kujya gusaba credit muri banke yo kuza kugura ibintu ukorera kuri bwa butaka. Ufite ubutaka mbabwira ntabwo ari umugani, ni ibintu bishoboka. Tugiye gushaka mutangire mu bitekerezeho umworozi umwe cyangwa 2 tuzanafasha inkunga zose, agahinga ubwatsi akabusarura, akubaka bya bigega byo kubikamo, ubundi akabutaba agakora silage. Silage nubwo utaba hasi buguma buri fresh, ukamenya igihe ugomba kugaburira gusa. Iyo ni package y'aborozi. Tugiye mu buhinzi ndetse ubu twatangiye kwihingira imbuto, murabizi ya mbuto twajyaga tuvana hanze turaba munyaburanga bana abatubuzi. Ibigori ejo bundi nasuye aho barimo bayitunganya hakurya hari Kabeza ku cyumweru narindiye, abantu babona akazi benshi, ikiro kikava ku mafaranga 200 akaza akagitunganya kugeza aho kigejeje ku 2000 ikiro. Ariko bisaba akazi, kandi kuri iyi si ni akazi gusa, ntaho tuzagahungira ko tuzagakora hard gupfa tukava kuri iyi si kandi turanakifuza. So hasigaye rero banyakubahwa mwese nagira ngo nsoze mbabwira ngo iki gihugu gifite amahirwe menshi kubera kiyobowe neza. Ni amahirwe akomeye cyane, ntaho dukomanga ngo bo gukinga kubera imiyoborere dufite. Abo baterankunga utagira ngo naya raporo niba zinezeza yonyine, nuko bazi yuko mu Rwanda banohereje raporo ivuga ngo muri koporori byacitse. Nigeze kubibwira rimwe abanyamuryango ngo bafite ngo ubudahangarwa ngo iki, ngo ngewe ngo ni perezida ngo meya ntiwankoraho. Mu Rwanda upfa kuba ibyo ukora binyuranyije n'ibikwiye kuba biteza imbere abaturage,
rwose uraberereka hakaza undi sibyo ukavuga ko ugiye kubera ku mpamvu zawe wenda bwite cyangwa se uko wazita kose ariko uraberereka hakagira hate kaza undi nawe akagerageza sikire ikomeza igenda. Imiyoborere myiza rero dufite mu Rwanda ureke tuyikoresha. Iyo uri mu gihugu kiyobowe nk'u Rwanda ntacyo ushobora gukora ngo kigomba kugenda byanze bikunze. Za Amerika bikorana gahunda Abafaransa barahanganira umwarabonye perezida amasezerano yasinyanye n'u Rwanda, abaperezida bose baba bashaka kuza mu Rwanda, abandi baba batumira perezida wacu. Imishinga nk'ingi ivuga iti ariko nta yandi makoperative, navuganaga n'ubumwe n'abambwira ati natwe baraduhaye cyangwa bagiye kuduha angahe 190 wabahaye 137 none 199 ejo zizaba ari 300 muri Korimake, ejo zibe 500 muri Koprima gutyo. Ariko mutekereza ngo umunsi USADF izaba itagihari tuzatega n'amaboko. It's us, twebwe mu gihe igihari tuyikoresha, ariko ni phasing out ikagenda, we are ready to take up ibisigaye byose. Ndagira ngo mbashimire rero kandi nsabe no koperative rwose iyi nkunga munyabura miliyoni 2,700 y'imiti igomba guhora. Hagira igihinduka kigahinduka zira etajeri muzongera hiyongeramo indi miti n'andi makarito. Ubu ikibazo cy'imiti hano kirarangiye, tugiye kujya ku kindi kibazo gishobora kuba gihari. Ariko ikimiti rwose kiba amateka. Hanyuma namwe kandi murebarebe hirya no hino undi muntu ushobora kuba digadiga, sibyo kubizakomoka ku nkunga mwahawe no kuzindi nyinshi mwahawe. Nabazaga zira solar panels n'izindi nyinshi mwahawe, ubwo mutari ubuntu twagiriwe twebwe turabugirirana. Mwambuke mujye Munini, mujye Ikobwa, mujye Kabeza, murebe Nyamatete, ni bande natwe twazaseruka duserukanye wenda envelope irimo 300-400 kugira ngo nabo batugirireho umugisha nabo batera imbere. Nicyo bivuze kuko gira so yiturwa. Ndabashimira murakoze.